iyo ugenzuye neza usanga amafaranga umuntu ahembwa n'ibyo akeneye bitakoroha ngo ubashe kwizigama, hatabayeho gutekereza kuvuga ngo ibyo nkeneye byihutirwa ni ibihe kandi bigomba kuva mu byo nasigaje nyuma yo kwihemba. Twamaze kuvuga ko ni wihemba ibyo wihembye uzabyizigama. Intambwe ya gatatu, ntukavuge gusa ati ndashaka kwizigama, ahubwo ushyiraho intego y'icyo ushaka kugeraho muri uko kwizigama. Vuga uti ndashaka kuzigama amafaranga 600,000. Vuga uti ndashaka kuzigama miliyoni mu gihe cy'umwaka. Ibyo bizagufasha kumenya ngo buri kwezi nkeneye angahe. Hanyuma kubera kuzi ko ari intego ufite, ugomba no kurwanira kuyigeraho. Mbere yo kutangira gukonsoma amafaranga winjije, uzabanza ujye kubanza gukemura ikibazo cyo kwishyura ya ntego wihaye. Umugabane ugomba gushyira kuri ya ntego uwushyireho, ubundi ubone gukoresha amafaranga yawe ibindi wageneye kuyakoresha. Ahangaha kubera ko ufite intego n'igihe ugomba kuyigeraho kandi ugomba kugera kuri ya ntego nk'uko wabyihaye, biroroha cyane kuvuga ngo mfite intego yo kugera kuri iki muri iki gihe. Buri gihe icyo ubonye ubanza kujya kurwana no kusa ya ntego kurusha uko wihutira kujya kuvuga ngo ndagura ibyo ntateguye kandi ufite ibyo wateguye ushaka kuzageraho. Intambwe ya 4, gerageza gushyira ubwizigame bwawe mu buryo bukorohera kubukora. Ubwizigame bwawe bushyira ahantu hafite umutekano, hanyuma nawe wishyire mu mutekano wo kugira ngo ubashe kubukora. Urugero, niba ukorera umushahara ukabukora mu kigo kikwemerera kohereza ubwizigame bwawe aho wizigama, uvugana n'umukoresha umubwira uti jya umpemba ubwizigame bwanjye wabukuyeho. Ibyo bizatuma utagira umururumba w'amafaranga kuko akugeraho nayasagutse nyuma y'uko wizigamye. Icyo gihe bizakorohera neza gukora ubwizigame bwawe kubera ko ntabwo amafaranga wizigama azagera kunyura mu ntoki. Niba atari uko udakorera umushahara, izigama ahantu bagushyiraho pressure. Urugero, hari abantu bagira ibimina biri tafu ku buryo iyo utizigamye baguhana mu buryo bukomeye. Icyo kimina ntukacyange. Niba uzi ko haba transparency igihe amafaranga yawe uzayakenera, igihe intego yo izarangira muri gusoza ikimina amafaranga yawe utazayabura. Kandi muri iki gihe leta y'u Rwanda yarabyoroheje, ibimina bisigaye byandikwa, bifite amategeko abigenga, bivuga ngo nta muntu wapfa kubambura uko byagenda kose. Icyo gihe rero icyo uzakora, izigame hari ahantu kubera ko uzi neza ko igihe uzaba utizigamye bagushyiraho pressure ndetse bakagushyiraho inyungu z'umurengera, bizatuma bwa bwizigame bwawe ubushyiraho mbere yo kujya gukonsoma amafaranga wakoreye. Bityo igihe cyose wisanga uri kubahiriza intego mu rwego rwo gutinya ibihano, ako kantu karafasha kubera ko nta muntu kwizigama inyungu zawe, ariko umuntu wese yizigama bamusunika. Ubwo rero kugira ngo ubashe kubigeraho nuko wowe uvuga ngo ubwizigame bwanjye mbushyize mu maboko y'umuntu uzaza kunkoresha akanshyiraho pressure ansaba kwizigama, akamfasha gushyira mu bikorwa wa mwanzuro nihaye. Iyo bitari ibyo kwizigama biragora, usanga wizigamye ukwezi kumwe, 2, 3 se ukarekeraho. Ni bangahe muri mwe mutubwire muri comment bakoze subscription muri assurance bavuga ngo bari kuzigamira amashuri y'abana cyangwa bizigamira mu gihe cy'imyaka runaka? Wajya kureba ugasanga wizigamye amezi 3, mu mezi 48 wagomba cyangwa 30 wagomba kwizigama. Wakora uko ushoboye ukizigama amezi 28, iyo ni imyaka 2, wagomba kwizigama imyaka 5. Impamvu suko udakeneye kwizigama, ahubwo impamvu nuko uburyo bwo gukora bwa bwizigame ubukora mu buryo bukugoye. Ntabwo assurance izaza kubishyiraho pressure. Rimwe na rimwe niyo bashyize wasinye umukoresha ngo ajya yakuraho, iyo yatarutse biba birangiye. Naho ataba umukoresha na banki nigiye kuyareba ikayaburaho, hari igihe batongera kujya kureba muri kwa kwezi ngo bare ko umushahara wagezeho bayishyure, ugasanga uko kwezi uragutabutse. Iyo bitari ibyo, hari n'igihe uba waravuganye na butinza yamverisa amafaranga yanjye, ukihangana y'amezi 24 ukayverisa, ariko igihe kikagera ukabirambirwa. Ariko iyo ari umuntu ugushyiraho pressure,
iyo ari system iri automated ishobora gutuma amafaranga rimwe na rimwe utayakoraho cyangwa naho waba uyafiteho control ariko udashobora kuyagarura atagezeyo, icyo gihe bizatuma kwizigama kwawe kugenda neza, nta bibazo uzagira mu kwizigama kwawe, intego zawe uzayigeraho uko byagenda kose. Niyo mpamvu buriya banke badukora biriya nyine akakubwira ati iyi saving account wemere kwibikuzaho nibura rimwe mu mezi 6. My friend, naho wajyayo urwaye bavuga ngo ushigaje umwuka wa nyuma warabikuje yanshura imwe, baravuga bati mumureke napfa azajya muri morgue baze kuyatora bagiye kumushyingura. Iyo ni joke ariko urabizi ko batayaguha. Intambwe ya 5 rero, tangirana nayo ufite uyu munsi, ntutegereze kuzagira menshi. Niba utegereje kuzizigama wabonye amafaranga menshi, ntabwo uzigera ubikora. Ndakubwiye ngo niba utegereje kuzizigama wabonye amafaranga menshi, ntuzigera ubikora, ntabwo uzabigeraho, kubera ko ukuri guhari kwizigama si ikibazo cy'amafaranga make, ahubwo ikibazo ni discipline, ikibazo ni imyitwarire. N'abantu benshi bakennye batangira kwizigama buhoro buhoro, ukajya ubona ubuzima bwabo bwiyongera. Uwo muntu aba afite discipline imufasha gutera intambwe nyine agana imbere, kubera ko ya discipline ye niba avuze ngo ngiye kwizigama ni ukwizigama. Niba ushaka rero guhindura ubuzima bwawe, tangira kwizigama uyu munsi, kandi ntukemere ko amafaranga yagutegeka, usabwa kuyategeka. Amafaranga wayakoreye none agiye kugutegeka uko yakoresha, aho akayategetse uti wowe jya ahangaha, wowe jya aha, wowe jya aha, noneho nyuma y'igihe runaka uzaba uvuga ngo amafaranga yanjye nayategetse mu buryo bumfasha, dore umusaruro. Mu gusoza rero, nyuma yo kumenya izo ntambwe 5 ushobora gukoresha kugira ngo ubashe kwizigama naho waba uhembwa amafaranga make, ndagusaba kudusangiza ubuhamya ufite. Mbese waba warigeze utangira urugendo rwo kwizigama bigapfira hagati? Byagenze bite? Dusangiza amakuru. Ngira ngo uyu munsi umenye uko ukwiye kubizura. Duhure muri comment udusangize story yawe mu rwego rwo kwizigama no kwiteza imbere. Hanyuma ntibagirwe kuduha like ndetse na comment, usharing iki kiganiro abavandimwe n'inshuti nabo ubu butumwa bubagereho. Ndifuza ko ivanjiri igera ku bantu benshi. Ndifuza ko ivanjiri igera ku bantu benshi. Yego, mu rusengero no mu kiliziya bazatubwira ya Petero na Mariko na Yakobo, ariko dukeneye kumenya niya Yosefu yakoresheje izihe tekinike. Dutangire rero natwe twiteza imbere binyuze mu kwigana amasomo adufasha kwiteza imbere mu buryo bw'imari, no gushyira hamwe kandi abishyize hamwe nta kibananira. Murakoze. Ariko nkorera aka kantu niba utarakora subscribe, ihangane ikore nta kintu gutwaye. Hanyuma kandi ibiganiro udufashe kubisharinga bigere ku bandi nkuko nabivuze. Twese biradufasha. Ndabakunda, mugumane natwe.